muri studio nishimiye kwakira Louise Mukantwari ndetse na David Byiringiro bavuye muri Harambe. Louise we dusanzwe tubana muri kiganiro mukurikira rimwe mu kwezi. Louise tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? David nawe umeze neza? Yego umeze neza cyane ndakomeye. Okay, byiza ubwo umeze neza. Aba rero twakira no muri studio tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'imirimo, by'umwihariko akazi katagengwa n'amasezerano yanditse. Abenshi mujya mwifuza kugira ibyo mukoro ukaba warize, ukaba ufite ubumenyi mu bintu runaka, ariko ukumva ko igihe icyo ari cyo cyose ugomba kwicara hariya mu biro, ukaba ufite amasezerano y'akazi, ukicara ukaryoha, niko benshi bakunda kuvuga. Nyamara hari akandi kazi kaba kari hariya, kazi katagengwa n'amasezerano yanditse, ko muri informal sector. Aho ngaho ushobora gukora ukabona amafaranga, ukiteza imbere, ukaba umujene uryoshye, utambuka ahantu bakavuga ati wow, uriya muhungu uriya mukobwa ameze neza, afite amafaranga. Hari benshi rero bakareba bakagapinga, ariko habamo amafaranga. Uraza kubyumva David nakubwira ahantu byamugejeje, uraza kumirwa. Ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho muri ibiganiro mukurikira rimwe mu kwezi ku bufatanye n'umuryango Harambe. Louise, mu gutangira wenda umuntu yavuze ngo akazi katagengwa n'amasezerano yanditse, hari igihe umuntu abyibaza akaza ni akazi kameze gute? Ndagira ngo utangire uduha ibisobanuro tubashe kubyumva. Akazi katagenwa n'amasezerano yanditse ni akazi akariko kose kadasaba umuntu gutonda ajya muri office, ajya mu biro, gukora amasaha yose buri gihe, amasaha yagenwe n'umurimo. Aho hamwe na hamwe dusanzwe tuzenda ko umukozi atonda kuva saa moya kugera saa 11 buri munsi, kuva kwa mbere kugira ngo kwa kangahe. So bene ako kazi rero usanga ari n'akazi katagira umushahara uhoraho. Usanga ari akazi rimwe na rimwe ukora ako kanya bitewe n'umurimo wakoze, bagahita baguhemba amafaranga ukayatahana. Rero ako kazi ni akazi gagiye gatandukanye, kenshi kaboneka hanze. Urugero ubumotari, kubaka se dukunze kwita ubuyede, cyangwa ikindi kiraka icyo ari cyo cyose wakorera umuntu akaguha amafaranga. Ako niko muba muvuga aho ngaho. Aka kazi se iyo murebye, kuko mu bikorwa byanyu bya buri munsi mukorana n'urubyiruko, mubona cyane ahangaha ndakubaza abize baba bafite n'amahirwe yo kuba bajya ahandi bakicara mu biro bakamera nk'amwe, ubona bakitabira mu gihe badafite akandi? Oya, ntabwo bakitabira. Amakuru twagiye dukusanya, usanga urubyiruko amakuru menshi rukunda kuvuga ese ukamubaza yenda nk'urugero, kuva warangiza kwiga umaze imyaka ingahe udakora, uvuga ati maze imyaka 2, 5. Wamubaza hirya gato uti se n'iki gibitera, wenda akavuga ati ibyo nize hano hanze ku isoko ni benshi babyize, cyangwa se ndasaba akazi ntibansubize. Ugasanga we aragendera kuri bya bindi yakuze bamubwira, nka kwa kundi umubyeyi yohereza umwana ku ishuri ati mwana njye ndashaka uzabe mwarimu, uzabe muganga, uzabe enjeniyeri, ibintu nk'ibyo. Ugasanga urubyiruko rero ntabwo rwitabira kandi kazi, cyangwa se niba ari ukubera wenda badafite amakuru ahagije y'akandi kazi kari hanze hano, cyangwa se ikindi bababura n'ibintu bisabwa kugira ngo ka kazi ugakore. Mu by'ukuri bene ako kazi kuko gafite ibintu bitandukanye gasaba umuntu, icya mbere ni ukumenya icyo ushaka, ukamenya uti ndashaka iki, ukirinda cyane kugendera kuri ya mico ya kera tuvuga ati wenda niba narize iki ngomba gukora iki ngiki. Ngira ngo niyo mpamvu usanga batitabira bene ako kazi, kuko ntabwo baba babisobanukiwe neza. None se hamwe numva muhuye nabo, uwo muntu wamurenganya mu by'ukuri? Wamurenganya? Impamvu wamurenganya, nta nk'urubyiruko ushaka kubaka ejo hawe hazaza, ntabwo ugomba gutoratoranya uvuge ngo hari ibyo nakora, hari ibyo ntakora. Impamvu uvuze ngo gutoratoranya, hari igihe urubyiruko avuga ati sinahera ku kintu cyoroheje. Kandi guhera ku kintu cyoroheje, iyo tuvuze cyoroheje wenda mu yindi mvugo abantu bakunda kuba atenda ikintu giciriritse. Umuntu ambonye njya gukora akazi nk'ubuyede ni ikintu giciriritse, banse ku muntu ufite bachelor's degree, ukabona ndaravuze ati nize amashuri yanjye menshi, ntabwo najya gukora akazi k'ibiraka bari bumpereze amafaranga y'indi 2,000 ku munsi cyangwa 3,000. Kandi abantu bakora aka kazi bakorera amafaranga menshi, nabo bafite imiryango batunga, usanga bakorera amafaranga ahagije. Rero urubyiruko ni ibintu rutitabira.
ni ibintu tutitabira ngo bagende bakora ako kazi nabo bagerageze kuko aka kazi niho umuntu yigira ibintu bitandukanye wigiramo akenshi maze kubona yuko wenda nanjye ndaheraho urugero nshobora kuba naragakoze cyangwa na mugenzi wacu turi kuvuga wenda turamugarukaho wowe uyu munsi wowe ubivuga abwira uti nyamuneka ufite esansi yawe wagenda ukaba umuyede hariya mu gihe utarabona akandi kazi wowe ibintu wigeze ubikoraho wenda ntabwo nakoze ubuyede ni urugero rumwe twari dufashe yes nakoze nanjye akandi kazi katajyanye n'ibintu nize hari igihe nigeze kubivuga hano mu kiganiro ibiganiro byinshi tugenda tugira njye nize engineering nize electronics and telecommunication kuva muri high school nkomeza no muri university no muri masters nkomeza ibindi bintu bitajyanye n'ibyo nkora kuri ubu ngubu ariko ikintu nigiye muri bene ako kazi ntabwo mbivugaho cyane ariko byigisha umuntu biragutegura biguha uburambe runaka bishobora no kuguha wowe utabizi usanga umuntu wakoze bene ako kazi rero niwe muntu ugera no mu kandi kazi k'indoto ze akamenya kugakora neza kuko muri ka kazi kugira ngo ubashe kugashobora bigusaba kwihangana kuko hari igihe ukorera umuntu uzi ngo araguhemba cya gihe mwavuganye kuko nyine atari amasezerano yanditse adahari akurengera akakubwira ati nta mafaranga mfite ugasanga rero utari umuntu wihangana ntabwo wagashobora bituma unamenyana n'abandi bantu iyo umenyanye n'abandi bantu ko wakunda uzi gukora aka kazi kawe neza bagerageza kuguhuza n'abandi ukagenda wagura icyo twavuga ukagira network ariho handi bishobora kugufasha ukagera kuri ka kazi kawe k'indoto ariko iteka ntago niba urangije kwiga niba warize ikintu runaka ntago wahita ugenda ngo ubone ka kazi wifuza wowe wumva mu mutima wawe ushaka ntago ariko uzahita ubona ariko nuhera aho hantu wita ngo haciriritse hasi hazakuzamura akwigishe kwibwiriza gukorana umwete kuko iyo ukora bene kano kazi nk'uko twabibonye n'akazi kagoye uba ugomba gukora kugira ngo wereke nyiri uwo murimo uri gukora ko hari icyo wakoze akaguhemba kuko we n'igihe ushaka kugakora nyirawe avuga ati ntabwo ari byo twavuganye ngiye gutanga nk'urugero rutoya wenda nk'abakobwa baranyumva hari igihe uganira nka bano bantu bakora imisatsi akakubwira ati uzi ibintu byambayeho hari abantu b'abagome ati wenda we ntumeze nk'abandi ufata umunsi wose ukamusuka ukagera mu nka saa moya yangiza akubwira ngo ngo urabona ngo ahantu nizeye amafaranga ntayahari uzagaruke nyuma y'iminsi 3 urabona utagira kwa kwihangana mwatukana wagira ute ariko ka kazi ukigiramo ibintu byinshi ukanihangana ukavuga uti nta kundi nyine niyo wababara ukababarira mu mutima kuko uvuga uti nshobora no kubabara cyangwa nanavuga kazana ya nyuma burundu kuko nta hantu muba mwabisezeranye nta n'ahantu wamuregera hari umuntu twahoze tuganira mu minsi yashize aravuga ati reba uyu munsi hari abana biga mu makaminuza ushobora kugira ngo wiga ku manywa ese nimugoroba naguha akazi ko guseriva mu kabari ko guseriva muri resitora wiga nijoro ese ku manywa waza ukaba umuyede hano waza ingero zitandukanye akabyanga atabenshi barabyanga ntibabikunda ariko turi kuganira n'umunani ati kandi yaramutse asohotse mu Rwanda yagera hanze yirukanka ajya gusaba n'akari munsi y'akakanda ahubwo ko kuba yaseriva muri resitora nkibaza ni iki gituma babica amazi ahangaha ariko wenda yagera hanze akaba yabikora kandi akumva aranabyishimiye ese iyo myumvire noneho ya myumvire yindi noneho kuvuga ngo ngo niba ndi mu ishuri niga ibingibi ngo akumva ko agomba gukora bya bindi yize arangije ari byo agomba gukora nta kindi agomba gukora yo ituruka he ushaka gusubiza kuri ibyo bintu bibiri ahantu bituruka rero hambere navuga ni ukwishongora k'urubyiruko reka nkoresha ijambo kwishongora igenda wenda uburirinda ukoresha ukumva aravuga ati abantu bansika nigeze kuvuga ati hari umuntu uvuga akagenda we muri za ndoto ababyeyi bamuhaye umwana wanjye nshaka uzabe mwarimu umwana akagenda kwiga cyangwa yiga matu uzabe iki akanabyiga kenshi atabikunze ahubwo ari uko yumvise ababyeyi babimuhatira cyangwa yumvise umwana akana yarabyize kandi atanabikunda no kubona na ka kazi k'izo ndoto bikamugora none ugasanga agendera muri cya kintu bamushyizemo ya mico iri hano mu Rwanda iwacu banseka wenda aho nturuka ugasanga yishyira amati wenda ababyeyi banjye barishoboye ntiyite ko nawe agomba kwiteganyiriza ejo hazaza akagenda muri cya cyuka ngo ababyeyi banjye barishoboye hagize umbona yansika narize nicyo kintu ubundi kibitera no kutamenya kugira intego ngo umenye ngo ikintu niba afite intego nyigeraho gute kenshi nabwo twarabyigishije ibyo ngibyo
uko umuntu agira intego, ariko urubyiruko rugomba kudasuzugura akazi. Ukamenya ko ntabwo ugomba kwishinga ngo umuntu araguseka. Icya mbere ni ukumenya ngo ejo hawe urahatunganya gute, ugakora akazi azonga kagiye kuguhereza amafaranga runaka uri bwikemurira ibibazo cyangwa ukubaka ejo hawe hazaza. Yego. David, ibi tuvuga wowe ushobora kuba warabirengeje amaso, ibyo byo kuvuga ngo bambwiye ko ngomba gukora ibi, cyangwa se ibyo byo gutinya amaso y'abakureba, baranseka, abo twiganye, abo twakuranye, nibabona wenda ngiye gukora iriya mirimo kandi ngiye wenda narize ibi ngibi. Wowe ushobora kuba warabirengeje amaso ugahera kuri ako kazi katanajyanye n'ibyo wize. Yego cyane rwose. Wakoze iki, wazamutse ute, ugeze he uyu munsi? Hari ikintu kimwe natangira mvuga, si no kubirenza amaso gusa, ahubwo biba binagusaba ko amaso uyabyima burundu. Ukabyima amaso, ariko umuntu yima ikintu amaso akireba kugira ngo arebe ibimufitiye umumaro. Kuko nkunda kubwira urubyiruko ijambo rimwe, dogitora iri mu kabati idakora irutwa na imanite iri gukubura mu muhanda, kuko ya imanite irinjiza. uretse ako kantu gasubiramo maze kumve neza. Dogitora ibitse mu kabati idafite akazi irarutwa na imanite iri gukubura mu muhanda, kuko imanite iri kwinjiza, kandi dogitora irabitse. Urumva rero biragusaba kubyima amaso, si no kubiyarenza gusa. Hanyuma rero nabirengeje amaso nk'uko ubivuze, ariko ndanayibima burundu. Ntabwo nize mbiha amaso n'umunsi n'umwe, kubera ko nari mfite dogitora se. Ntabwo nari mfite dogitora, anjye mfite bachelor's degree, lisansi, icyo dukunda kwita lisansi. Narangije kaminuza icyiciro cya 2. Rero nize ibintu bitangaje cyane ubigereranyije n'ibyo nkora, ariko reka mbere ku byo nakoze. Nje nkiga kaminuza mu mwaka wa mbere nakoraga akazi k'ubuyede. Mu mwaka wa mbere ubwo hari mu buhe mwaka? Muri 2012. Yego. Naratahaga kunywe baduha vakanse ngakora ubuyede, kuko numvaga ari ikintu nshaka kugeraho. Mbivamo ndakomeza ndiga, kubera rya shyaka mfite ngira amahirwe yo kugirirwa icyizere na bagenzi banjye, bandemamo icyizere cyo kuba umuyobozi nkiva mu wa mbere kurinda ndangije kaminuza. Binyereka ko nshoboye. Umuyobozi ku ruhe rwego? Nayoboye ishuri, nayoboye departema, nagiye ngira imyanya myinshi itandukanye muri kaminuza mfasha bagenzi banjye. Ibyo bintu byagiye binyubakamo icyizere cy'uko ibintu byose nabishobora. Hanyuma ndangije kaminuza rero niho y'amaso noneho nayavanyeyo burundu. Iyo myaka yose ya kaminuza waratahaga ukikorera akazi k'ubuyede? Kereka nko mugeze mu wa 3 nibwo ak'ubuyede ntagakoze, ahubwo nakoze muri papeteri. Yego nakoze muri papeteri, ho ndi n'umunyeshuri noneho. Amasaha ntari kwiga nkajya mu kazi, ayo ndi kwiga simbe ndi mu kazi. Kwifotorera no guprintinga no kugira gutya. Cyane rwose abanyeshuri ndabafasha bariga, ariko nanjye bakampa amafaranga, urabyumva. Hanyuma rero ndangije kwiga kaminuza nibwo nakoze ikintu abantu benshi cyane njya ntekereza ko badatekereza, banatinya. Ya lisansi nemaze kubona nayisize ku ruhande, kuko nari mfite intego. Hanyuma njya gucuruza amayinite ku muhanda, mobile money. Ntangije amafaranga make cyane. Angahe? Nimbivuga ntagire umuntu nse kuri kunyuma, natangije amafaranga 1500. Birangora kubyumva, birasaba kunsobanurira. Amafaranga 1500 nayatangije, njyewe nasabye umuntu amafaranga yo kugura simukadi, yaguraga 500 icyo gihe. Ndayigura, maze kuyigura hanyuma nagenda ncuruza amayinite, nkaguza umuntu nk'uko nkaza wepa nkakuguza amafaranga 5,000, nkarangura ngacuruza, namara gucuruza nkagusubiza 5 byawe, njye yanjye ari 1500 nari mfite, 5 byawe nkabiguha kugira ngo ntiriko nabonye wenda inyungu ya 300, kongeye ukansubiza nkajya kurangura. Gutyo. Hanyuma rero naje kuvanamo ikintu kiza cyane Louise yavuze, cyo twita kugira kumenya amakuru cyangwa se kumenyana n'abantu bakubwira icyagufasha. Hanyuma hahandi ncuruza amayinite, nibwo nahaye umuntu amayinite, asanga aranze, arambwira ngo ariko ko nzi ko wize kucyo ukora ibi ngibi. Namwe nuko ari byo bifitiye umumaro kandi nabwo bushobozi mfite. Hanyuma rero nyuma yaho arambwira rero reka nkubwire, uzaze nkwereka ikintu kizakugirira umumaro. Ampuza n'abandi bantu, bino bintu twita ngo ni ibibina. Nakunguka 300 nkajya kuyizigama, nakunguka 500 nkajya kwizigama 300, ngakora uko nshoboye nkizigama. Maze mu amezi 6 bampa amafaranga n'igishoro, nabwo si menshi cyane. Bampa 130, mbishora muri kantine. Singiye gucuruza mitiyu, none ngiye muri kantine icuruza icyayi, amandazi n'imikati. Urumva ko ntari intambwe nteye. Ya ntambwe maze kuyitera ngeze muri kantine, niho nabonye ko ibintu bishoboka.
noneho ntangira kunguka amafaranga afatika. Hanyuma kunguka amafaranga afatika rero njya kwiyandikisha mu basora, ntanga ipatante nk'abandi bose, ntangira no gukora ibintu nanjye mbona ko nta kibazo mfite na kimwe. Yewe rwose n'ikintu cyanejeje kurutaho, umuntu yaraje arambwira ati se ibintu ukora biranditse, namwe mfite gahunda yo kubyandikisha ariko sinagira ubushobozi bwo kujya kubyandikisha. Ampa 8,500 byo gutanga ipatante. Ubwo bizinesi yanjye biremewe noneho. Ndakomeza ndayikora. Hanyuma rero gukomeza kuyikora kubera ya network nakubwiye, umuntu mwaza kumpa amakuru arambwira itangazo nabonye rishobora kugufasha, jya muri aya mahugurwa. Naho dukora njye naruzi uyu munsi njya mu mahugurwa. Barambaza ya Harambe wize iki? Nize shimi. Wize shimi? Yego. Mahugurwa ndayakora birarangira, ntangira mfasha urubyiruko nk'abandi bose, ndashaka kubabwira ukuntu naje kugera ku nzozi zanjye. Maze taratubwira izarizo. Ntarakubwira izarizo. Birangiye rero ikintu cyaje kubaho ni iki? Kugera muri Harambe byo byabaye nk'urufunguzo rukomeye cyane rwo gufungura inzozi zanjye. Kuko natangiye nkora ibintu bimfungura mu mutwe, nubwo nari narahafungutse kubera gukora n'abantu benshi. Urumva niba ucuruza mitiyu ku muhanda uhura n'abantu wenda bafite ibibazo bakakubwira nabi. Iyo umaze kumenya uko bakira nawe bigufungura mu mutwe bikakwereka aho isigana. Nyuma rero ngeze muri Harambe ntangira mfasha urubyiruko, ndugira inama, ndaruganiriza. None igitangaza gikomeye nibwo nanjye baje kumbwira Louise, rwose Louise ndamushimira cyane, ibintu ajya abwira urubyiruko nibyo. Baje kumbwira ko umuntu ashobora gukora ibintu atize akabishobora. Ntangira gukora training zo gukora ibintu bijyanye na finance. Ubu uyu mwanya tuvugana ndi umufinansiye. Reka cyane rwose kandi nize shimi. Ariko kuba umufinansiye ntabwo ari ikindi cyabiteye. Ni ukuvuga ngo kwa kundi watinyutse gukora bya bindi abandi basuzugura, binagutinyura kwinjira mu nshingano utegeze wiga n'umunsi n'umwe, kandi kubera icyizere wigirira n'abandi barakikugirira. Nizo zari inzozi zawe se? Inzozi zanjye kwari gukora nkorana n'urubyiruko. Icya kabiri ndugira inama nk'izindi kurugira uyu munsi. Ndashaka dusubira inyuma. Yego. Urangije kwiga shimi wayize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda cyahoze ari UNR. Yego. Niho wari urangije. Igihe abantu barangizaga hari abaraniyumvaga cyane rwose. Ngo ndangije hano simbi cyane rwose. Ugiye gucuruza mituyu, ubwo wazicururizaga hehe? Mu murenge wa Niboye. Mu murenge hano Kicukiro rwose. Kicukiro niho wari warakuriye? Oya. Herereye mu cyaro cya Herero urahaza. Ndabasuhuje abantu batuye Nyamasheke. Niho wari warakuriye. Abantu kukubona umuntu urangije kaminuza acuruza mitiyu, hari abo mwari muziranye aho ngaho bazi ko warangije kwiga, bagufataga bati icyo gihe? Bamwe baransekaga ariko wabuze amanite yo guhamagara. Icyanshimishaga arambwira wankire ijana ko nzaguha ejo, kandi yararangije kaminuza. Ijana nkarimuha mu gitondo akarinzanira. Ntacyo byaga bintwaye ariko baransekaga. Iyo bagusekaga se mu by'ukuri hari igihe rimwe nawe ugira ukabitekereza utari kundi kuki ngende gukora ibi bintu? Cyakora rimwe byambayeho umunsi umwe navuze ariko ibintu ndi gukora ubu bizangezayo. Simushepa bwa mbere ntangira no kuvuga 300 simbabeshye, nabandi 300 ubu ngubu azangezayo mba umuntu w'umugabo. Ariko kwa kudacika intege no kugira intego ngakomeza, kuko nibwo naje kugera ku cyo nashakaga nyine. Uyu munsi ukora ako kazi ko muri Harambe cyangwa n'ubucuruzi bwawe bwarakomeje ku buryo nabwo ku ruhande bukora ya kantine wari umaze kugeraho byakomeje bikazamuka ukafite n'indi business ku ruhande ikomeye? Kantine nkemara kubona akazi muri Harambe hari umuntu wari ufite intego nk'iyanjye, ndayimwegurira. Nawe yaje kuyigeraho, cyakora yarampemukiye kantine arayireka kuko njye nyifata nk'isoko ya byinshi gusa, ariko nawe yageze ku zindi ntego, ubu afite akandi kazi gakomeye. Kuki utakomeje ubucuruzi? Numva ari ibintu byari bitangiye kuguhira. Impamvu ahangaha nshaka kugaruka kuri iki kintu, uyu munsi muri kubwira abantu ko imirimo itanditse ishobora kubagirira akamaro ikabateza imbere, ariko byaje kurangira uhivuye mujya mu bindi. Kandi yari yaguhaye base wenda ashobora no gukora n'ubundi bucuruzi bwanditse. Yego, si ukuyivamo ngo nyivemo 100%, ahubwo kubera ko nabonye akazi ubushobozi bwariyongereye. Ubu ibyo nkora uyu munsi ndi umworozi. Ya kantine nayishimbuje korora kubera ko kantine yansabaga umwanya uhagije utatuma mbona n'umwanya w'akazi, bitamo korora. Kubera ko korora byo muri weekend wajya gusura aho wororeye bikaba birahagije, ntabwo ari ibintu bigusaba kuba biriho buri munsi. Kandi korora nabyo burya ni umurimo. Yego. Worora ingurube imwe y'ibihumbi 20 nyuma y'amezi 6 ikaba ifite nk'ibihumbi 200. Yego. Bivuze ko arizo worora? Yego, norora ingurube. Uzororera hehe? Mu karere ka Ruhango. Mu karere ka Ruhango. Yego.
murabyumvise David uko byagenze. Yatangiye akijya muri kaminuza akajya kuba umuyede, nyuma arangije kaminuza ajya gucuruza mituyu. Wowe warangiza kaminuza ukajya gucuruza mituyu, wajya kuba umuyede, wakora kandi kazi nk'ako bamwe bafata ko gaciriritse, njye ntabwo ariko ngafata. Icyo nicyo kibazo ndi kubabaza, mugiye kuduhamagara niha n'ibindi bibazo mufite mu bibazo, ariko mubanze munsubize icyo ngicyo. Uramutse uri muri urwo rwego waca iyo migozi ukajya gukora ako kazi. Reka nakira abantu kuri telefone. Mu kanya hari ikindi kibazo kimwe ndibuze kubaza Louise, kuko hari n'abandi bibaza ati indi mirimo nakora, amakuru nshobora kuyakura hehe, araza kubabwira. Twumva bari kuri telefone. Alo Epa. Oui. Wiriwe neza. Dani Vumbi yagiye. Ubu ngubu turi mu kiganiro cya Harambe, turi kumwe na Louise na David. Ntiwakurikiye inshuti? Epa. Karame. Sori gatoya ukwana ndimo numva Dani. Nahise mwumva ariko nanjye nibwije nko Maxime Gasogi. Nawe namwumvisha uwo musaza akazi yahereyeho kugira ngo ajye gukora muri Harambe. Ngewe kuri icyo kibazo warubaje nawe ntekereza ko nta kazi umuntu akwiye gusuzugura. Kuko byanze bikunze akazi kose ko wakora kaguha inyungu. Amafaranga yose wahera aho ari makeya, ikintu cya mbere wowe ni uko uba ufite intego, kuba ufite icyo ushaka kugeraho. Ubu wowe hari icyo ujya ugerageza? Yego, nanjye hari icyo njya ngerageza. Nanjye nkunze ko nawe yakoze muri papeteri. Yego, nanjye kuri ubu ngubu niyo nkuramo, ariko intego yanjye nanjye ni ugushinga iyanjye nkikorera. Kandi nshimiye cyane Harambe, ndabashimiye cyane Harambe, kuko nanjye hari amahugurwa ya Harambe nafashe kandi yangiriye akamaro. urakoze cyane. Yego, ndabashimiye, turi kumwe cyane. Epa, nibwije nko Maxime Gasogi. Urakoze Maxime. Undi muntu kuri telefone. Halo. Oui. Salama Epa. Salama. Mbere na mbere ukwiye ikinyafu nka Bruce Melody. Kubera iki se wanjye? Oya. Ubwo nzaba mbikubwira ariko abantu urashaka kuba ko waje hano gufata ibihembo ntitubonane, twari turi mu kazi kenshi rwose, wihangane, twari turi mu bindi biganiro. Oya, nzaguca amande. Nta kibazo. Ngaho reka twivugire kuri iki kiganiro. Icyo kiganiro rwose nagikunze nacyo. Rwose Harambe n'imfura rwose bajya baza bigisha abantu. Hari igihe umuntu usanga apinga akazi, kandi ugasanga umuntu nimba akora ikintu agipinga akajya gusaba wa wundi ukora cya kindi kandi we yaracyamye. Usanga rwose, kandi ibyo bintu akenshi bikunze kuba ku bantu bitwa ko bize, basomye, basobanutse. Ugasanga nibo babikunda kuba, ugasanga ngiye kiriya ntabwo nagikora ngo banseka, kandi ngo wanga kujya gukora kure ejo ukazajya kwibayo. Ubwo rero nimba ubuze akazi kaguhabwa 1000, kora n'akaguha 200 nta bibi. Rwose Harambe tuba twayishimiye, ngiye numva baba bari mu ntego nziza cyane. Urakoze cyane Gahire. Reka tube turekeho gato telefone, turongera kuzakira ariko mu kanya kari imbere. Louise, ni gute umuntu yabona amakuru y'ahaboneka akazi katagengwa n'amasezerano bashobora kuba yakora mu by'ukuri? Wenda reka mbere kuri iki, nkangurira umuntu wese uduteze amatwi, ahantu hambere ni ukureba ahantu hafi utuye no kumenya kubaza inshuti zawe. Ukazibaza, ukababwira ibyo uzi gukora. Nta muntu muzi ushaka umuntu uzi gukora iki n'iki, ndakizi, ni mu ndangire. Ahandi Harambe ubu ngubu hari porogaramu cyangwa niba nayita project iri gukora hifashishijwe WhatsApp, yitwa chatbot. Ni ahantu wandikira nka WhatsApp, wayandikira igahita igenda iguha amakuru atandukanye. Rero turakangurira urubyiruko rwose rwifuza gutangira gukorera amafaranga, ubucuruzi butoya, uburyo se wakwirinda imbogamizi zikubuza gukorera amafaranga. Iyo chatbot, iryo koranabuhanga nyine rya WhatsApp ryagufasha, uraryandikira rikakuvugisha,
ubundi ukagenda ubona inama zitandukanye n'ukuntu wabigenza, ukumva ubuhamya butandukanye, wigira ku rundi rubyiruko rwo muri Harambe ibyo rugezeho n'uko babigenjeje. Rero iryo koranabuhanga nirirangira, Harambe n'ubundi kuko duhora tugaruka hano buri kwezi, tuzabamenyesha nimero umuntu yandikira, ubundi ukabona amakuru yose ntabwo riracyakorwa. Ubu riracyakorwa. Iryo twigeze gukorera ubushize niba ubyibuka, ni muri cya gihe cyaguma mu rugo, turi muri kampeni ya tuzatsinda, twashaka kwigisha urubyiruko ni gute uzamura icyongereza, ni gute se wakirinda covid. Ibyo ababikoresheje ahubwo bazana tubwira icyo byagezeho. Ikindi wenda navuga, natwe nka Harambe dukeneye amakuru. Nanjye mbahayeho bazavana amakuru, ariko natwe turabasaba nk'amakuru. Urubyiruko rutubwire, wenda nk'abagiye kuduhamagara badufashe bakatubwira wenda ubutaha n'iki twabafashaho, kuko hari igihe wenda twebwe tuza twateguye ibiganiro kandi wenda bo bifuza ibindi twababwira ubutaha. Twakira abandi babiri kuri telefone tunagana ku musozo. Twumva uyu nguyu. halo. Mwiriwe epa. Mwiriwe neza. Muravuga na ambasaderi wa Radio Nizeyimana Sebastien. Yego Sebastien. Aho nkaba ndi mu karere ka Kirehe mu Muhanga. Nubaho naye mbashimiye ku kiganiro mwakoze, kuba mwatuzana ngo batumirwa ni byiza, natwe aribyo turi kubigiraho. Ahubwo ngiye hari ikiriya kintu igitekerezo babanje gutanga mbere na mbere ngo gitange ubusobanuro. Ni ukuvuga ngo rwose kuba hari umuntu warangije kaminuza akaba yakifata akaza akaba yaba umuhanjeti agatanga mitiyu, uri kumva byo rwose nawe rwose hari umuntu washakisha amafaranga mu buryo bwose guturuka mu mpande zose zitandukanye. Ahubwo hari ikibazo wenda namubaza, wenda nk'uko mwavuze ko ari abakozi ba Harambe, wenda nko kuba kugira ngo Harambe wenda ibe yakwira mu gihugu hose, nk'ubu nkange inaha abantu b'inaha muri Kirehe ushobora kubabaza wenda ugasanga uti Harambe ntibazi n'icyo ari cyo, ababizi wenda ni bake, wenda icyicaro cyabo wenda muri Kirehe cyaba kiri amagana ye. Sawa, murakoze Sebastien. Reka nsubize Sebastien. Harambe ni umuryango udaharanira inyungu, ukorana na leta, cyane cyane dukunze gukorana na Minisiteri y'Urubyiruko, niyo mpamvu dukorera ku kigo cya Maison des Jeunes ya Kimisagara. Kuri ubu niho turi gukorera, ariko kubera iki cyorezo cya covid, serivisi n'ubundi duha urubyiruko twazishyize online. Bivuze ngo na Sebastien aho yaba ari hose yakiyandikisha anyuze ku rubuga rwacu rwa interinete www.harambe. Harambe ni ijambo ryandikwa ukuryumva mu Kinyarwanda, ririho ebyiri .rw, cyangwa se bakatwandikira kuri Facebook, aho ashobora kwandika Harambe akadukurikirana akatubaza uburyo ya joininga cyangwa yaza mu muryango wa Harambe. Hano witwa Jado Kasirye ari Musanze, yarangije muri kaminuza y'u Rwanda. Ati uwo mugabo nyamara aradukebuye, ati ubwo buhamya ngewe buranyubatse cyane. Umuntu wanyuma kuri telefone twihuta ushobora kubaza ikibazo kimwe cyangwa se akanavuga icyo yifuza ko Harambe yazagarukaho mu biganiro biri imbere. Twumva uyu nguyu. Wiriwe neza. Nitwa Mutuye. Yego Mutuye, ni iki wifuza ko Harambe yazagarukaho mu biganiro biri imbere? Ni iki wifuza ko Harambe yazakuganiriraho mu bindi biganiro biri imbere? Icyo nifuza ni ukuntu yatubwira uburyo urubyiruko rwakora imirimo nyine yoroheje, yadufasha kwiteza imbere. Nibyo twavuzeho uyu munsi. Hari icyo wakuyemo? Hari icyo nakuyemo? Kuko nibyo tumaze kuganiraho. Icyo nakuyemo nuko nta gusuzugura akazi, kandi akazi kose nakagakora kuko ngenda umuhinzi na nyakabyizi byose ndakora. Urakoze cyane. Barakoze cyane. Abaduhamagaraga dusoza rero. David niwe nshaka guheraho. Urumva ukurikije ibyo wanyuzemo naho umaze kugera uyu munsi, ni ibihe bintu bitatu, izihe nama eshatu wagira urubyiruko muri aka kanya rwari mu cyiciro cyangwa ari muri kaminuza, ari muri segonderi, yararangije uyu munsi aricaye ntarabona akazi kajyanye n'ibyo yize? Urakoze cyane epa. Ibintu bitatu nagiraho inama urubyiruko. Icya mbere ni uko akazi tugashaka katadushaka. Hanyuma ako kazi kugashaka bisaba gushira ubute, ukivanamo ikintu cyose aho kiva kikagera cyakuzanamo ikintu cyo kuvuga ngo ngewe nize iki. Kuko kwiga ni ukugufungura mu mutwe kugira ngo ibyo uzakora bizakugirire umumaro. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma nshaka kubwira urubyiruko
dukurikire inama nyakubahwa perezida wa repubulika aratubwira, akunda urubyiruko turabizi rwose, dukurikire inama tubwira zo kumva ko twe tugomba gushaka icyo dushaka kugeraho atari cyo kizaza kudushaka. Urakoze cyane, muyirukeho ntimuzategereze ngo azakuze, ntabwo azakuzaho rwose, uzayiruka. urakoze cyane. Louise, wowe ubutumwa bwawe dusoza? ubutumwa bwanjye ku rubyiruko ni kwitabira amahugurwa atandukanye, cyane cyane duha urubyiruko bakatugana tukabafasha. Dufite amahugurwa menshi yabateganyirijwe uko umuntu yakikorera akagira amafaranga. Biyandikishe cyane baciye ku mbuga zacu nkoranyambaga nazibabwiye. Yego, urakoze cyane. Ndagushimiye Louise Mukantwari na David Byiringiro, mwese mwavuye muri Harambe. Ni ikiganiro ngaruka kwezi tuba tuganira kuri izi gahunda zigenewe urubyiruko ku bufatanye n'umuryango Harambe.